Reka agafilime kacu k'umunsi tugatangira n'abasore babiri b'abanyeshuri bari bavuye ku ishuri, ariko mu by'ukuri ntago tuzi ngo ni iki babonye ko babonye ikintu bagasa n'abatangira kuzinga amashati basa n'abagiye kurwana. Reka turebe kumva ikintu bari babonye, witegereze neza. Bari babonye disi umwana w'umukobwa uri mwiza cyane ari kumwe n'umugabo wari uri ku ruhande. Barangije disi urebe ukuntu urukundo rukoresha bibi, baraje bahita bafata wa mugabo. Barangije disi aramuhindukiza aramubwira ati uyu mwana w'umukobwa umubaza iki? Barakwereka disi umwana w'umukobwa yari uw'uburanga kandi anateye neza, yari atandi gukomeza gutambuka disi yitahira asa naho avuye ku ishuri. Yari mwiza koko kandi by'umwihariko uyu mukobwa ngira ngo nawe uri kubibona ko uyu mwana yari mwiza. Yatangiye kugenda areba ku isaha avuga ati nubwo amasaha yamfashe ariko ndaza kubasha kuba nagenda ngere mu rugo kandi ndaza kuhagera amahoro kandi ndabizi ko biraza kugenda neza. Barakwereka umwana w'umukobwa yari mwiza cyane, yakomeje gutambuka yitonze, akomeza kugenda asa naho ari gusatira ataha mu rugo, ariko mu by'ukuri yari mwiza koko. Nimba ikubwira wumve ko uyu mwana yari mwiza, kandi ikigaragara cyo nuko uyu mwana yari umwana w'umubyeyi, yari umwana wo mu gikoma cya avoka. Barakwereka disi akomeje gutambuka n'uburanga, akomeza gutambuka neza gutyo yitonze, yari mwiza koko kandi ubona ko ateye neza. Barakwereka ba basore twatangiranye, umwe yatangiye guhengeza areba wa mukobwa yanarengeye, ndetse disi akomeza kwifata mu mutwe aravuga ati ndaza kubigenza gute. Mugenzi we yarahagaze ku ruhande, ubona ko disi yari asarga n'uwari wamutinye ariko yari yabuze ahantu amuhera. Barakwereka mugenzi we yakomeje kumuhengeza, akomeza gucunga arengera umwana w'umukobwa, aravuga ati n'ubundi uko byamera kose ndaza kubasha kuba nareba ukuntu namuvugisha, ntabwo ari bubashe kuba yanciga. Ati ariko mu by'ukuri nanjye uriya mwana ni mwiza cyane ndamukunda. Reka bakwereka umwana w'umukobwa disi yakomeje gutambuka nk'uko nabikubwiye, yari mwiza cyane kandi ubona ko disi wari abana b'abasore bari bamutinye babuze ahantu bamuhera, ariko mu by'ukuri nawe nibyo kumutinya kuko uyu mwana ni uwo mu gikoma cyavuka kandi urabona ko akeye. Barakwereka wa musore disi yakomeje kumucunga ariko disi biranga bikomeza kwanga, akomeza kuvuga ati n'ubundi uko byamera kose ariko ndaza kurangira amuvugishije. Barakwereka ku ruhande disi umusore wari waramukunze yari yaramutinye kandi atabona ahantu amuhera, araza kumubwira wa musore mugenzi we amubwire ko amubonye. Araza aramubwira ati ngwino namubonye ntugire ikibazo, ataraje nta kibazo itegure kumuvugisha, utese kugira ubwoba cyangwa se ngugire isoni ukaza kuba wanamaza cyangwa se ukaba wankoza isoni. Nguwo kumbe wa mwana mukobwa yakomeje gutambuka disi ngira ngo uri kumubona neza, intambuko ye niyo kandi urabona ukuntu akeye anasa neza, kandi mu by'ukuri nakubwiye ku mwana yari wo mu gikoma cya avoka. Barakurikira amubwira ati ngwino umvugishe, yaje undi disi amuzanaho ubuhubu, aramubwira ati ngwino uvugishe undi mwana mukobwa ureke ubugoryi. Barakwereka disi wa musore yaje yirukanga bwangu aza asatira wa mukobwa, aramubwira ati n'ubundi ese ndamuvugisha mwerehe ko mfite isoni mana nyagasani. Barakwereka umwana w'umukobwa yaramubaje ati bite kuri kunyitambika, uri gushaka iki kutambwira ikintu uri mushaka, kuri kunyitambika wabaye iki, waretse nkatambuka nkitira nkivire ko nivire ku ishuri nkitahira. Barakwereka disi wa musore wari uri kumucungira ku ruhande yaramubwiye ati ngukoreye umuti niwigira ikigoryi cyangwa se ngo umwana vugisha icyana warunuwe, ati reka ubugoryi kandi ndabizi neza ko biraza gucamo. Barakwereka umusore disi yageze imbere y'umukobwa atangira kugira amasoni, arangije umukobwa aramubwira ati mva imbere wadagewe, ndabona nta kintu kizima kikurimo, ndabona nta bintu nimumbwira we bifatika, egira yuva mu nzira nimukazana ubugoryi muri aka gakino, mujye mufata inzira mutaye cyangwa muve ku muhanda. Barakwereka disi umusore yakundaga umukobwa ariko disi wabonaga ko nakundi kuntu azabigenza. Mugenzi we aravuga ati wadagiye mba ngukoreye umuti warangiza ukazana ubugoryi, tugusura urabona ibintu uri bumbwira ari ibiki, kubona disi nangukoreye umuti wowe ukajigarara. Barakwereka disi wa mukobwa yise atambuka cyane kuri wa musore wundi, aramubwira ati se buriya wigaragaje gute ko nta n'ikintu namubwiye, ati buriya ibintu ukoze ni ibiki ko mbonye bikunaniye kandi bikuyobeye, buriya wambwira waza umbwira ibiki kandi nari ngukoreye umuti nge nari nguhuje n'umwana ugahita winanirwa. Arangije aramubwira ati buriya ibintu ukoze ni ibiki, aramubwira ati gende gutse uri kumfata ukansunika ngo ngende nge guhura nawe, ati se urabona nari guhita amubwira iki kandi ko wari ununguye. Arakwereka yatangiye kumushotsa imigera amubwira ati uri dage subira ujye kuvugisha umwana wizana ubugoryi mu gakino. Arangije disi aramwongera aramwohereza, arambwira ati gihute bwangu ugende wongere umuvugishe, ariko umusore disi umwana w'umusore yatinyaga umwana w'umukobwa. Barakwereka disi arongera amuhagarika bwa nyuma, arambwira ati hagarara nkubwire, ati ndakwinginze naragukunze, ati ariko ndakwinginze shaka duhuze, nshaka kandi unyemerere ko nawe unkunda. Araje disi akomeza kumureba wa musore, areba umwana w'umukobwa umusore yari yaramutinye. Umukobwa aramubwira ati ariko watinyutse ukambwira ikintu uri gushaka kumbwira, ati kubera icyo uri kuntinya, ni ikihe kibazo ufite gituma utambwira ikibazo ufite kugira ngo tubashe kuba twakumvikana cyangwa se tubashe kuba twakorana. Arambwira ati bite byawe ufite ikihe kibazo kutambwira, ese basi waba warankunze kuko ariko bimbwira ngo mbimenye, ushaka iki, ufite ikihe kibazo gituma wirirwa no ku muhanda unyirukaho, wirirwa umbaza ubusa, wirirwa unyihagarikishwaho, none
ntiwagira n'ikintu umbwira. Arangije aramubwira ati wowe uridage kabisa, reka mfate inzira nigendere. Si ku nshuro ya kabiri bibaye. Arangije umusore mugenzi we aramubwira ati mana yanjye kuko nzabigenze gute, ati kuri kunengwa cyane, urabona ibyo bintu nzabibara gute ko mba naguhuje n'umwana naguhaye pasi imeze neza warangiza ugakomeza uzana ubugoryi, ati ibyo bintu uzabyikuramo bigenze gute ko mbona nta gahunda yawe. Barakwereka disi umusore kubera urukundo rwinshi yakomeje kuguma aho ngaho, ariko barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho ariko arishima arasa n'umwenyamo, ariko mu by'ukuri yari afite ubwenge buki, yari afite ubugoryi, ubona ko disi adafite gahunda yo kuvugisha umwana, yaramutinyaga kandi ukabona ntahari bubona muhere. Arangiza agaruka imbere ya mugenzi we aramubwira ati genda ngiye kumuvugisha n'ubundi wahita nanguranwa aramvugisha ngiye mbura ikintu mubwira, ati kandi nawe byakubaho, ati toka wivuga ubusase have genda sigaye ibyo uri kumbwira ntago bihura, ati please byo mubwira nibyo, ati ari amahirwe ari nkanjye uyafite nayo byaza umusaruro, ati kubera ko wowe ndi kubona ko ujegaraye nta gahunda ufite yo kuvugana n'uriya mwana, ati kandi ikintu kiri kubigutera ngiye singizi, ushagomba kwikuramo ubwo bugoryi ugatangira ukajya uvugisha umwana, kubera ko disi nudakuramo ubwo bugoryi ngo ureke kujegarara nta kintu bizakumarira, ngaho ufata inzira tugende. Barakwereka disi bwarakeye basubi bava ku ishuri, witegereze neza disi bwarakeye ajya kwicara n'ubundi amutegereze, bari bavuye ku ishuri intebe yicaragaho ngo amutegereze disi arebe ko yaza kongera gutaha, arebe ko wenda yaza kumuvugisha. Barakwereka disi wa musore yari yicaye aho ngaho ategereje kureba ko n'ubundi wa mwana w'umukobwa araza gutaha akamuhuza na mugenzi we, kubera ko uyu mupeteri yamubwiye ati nzagukorera umuti, nzabahuza mubashe kuba mwavugana kandi munabashe kuba mwakundana, atari ko we nuzazana nukomeza kuzana buriya bugoryi ntago bizavamo ntago bizakunda. Arangije disi umusore yaricara amutegereza, kumbe barakwereka wa mwana w'umukobwa n'ubundi amasaha yaragize yo gutaha, arangije afata inzira arongera aritaha asohoka ku ishuri, arangije disi arongera arataha, ariko mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa yari mwiza kandi ubona ko nafite gahunda, ahubwo ikibazo uriya musore wabonaga ko ajagaraye, ubona ko we nta na gahunda afite, disi ubona ko binanatana murimo, ariko disi umwana w'umukobwa yakomeje kuza gake gake muri ubwo buryo. Disi uyu mwana w'umukobwa yari mwiza akomeza gutambuka mu ntambuko ye nziza, kandi ubona ko nagenda amwenyura avuga ati mu by'ukuri nyamara uriya musore ashobora kuba yarankunze ariko akaba adashaka kubimbwira, cyangwa se ukabona ko afite n'ubwoba cyangwa se afite isoni zo kubasha kuba yambwira ko ankunda. Barakwereka disi wa musore yakomeje kwicara aho ngaho ategereje wa mukobwa kwaza. Barakwereka disi umusore yahise abona wa mukobwa aje, arangije aravuga ati n'ubundi nari mbizi ko aya masaha ari yazira, reka ngende mubwire yitegure ko bagiye guhura. Yari yaramubwiye disi ati tuzahura ngo akantu uzamumere. Barakwereka disi barahuye, yakomeje gutambuka gake gake satira wa mukobwa ari kugira ngo bahure. Disi mugenzi we yari yicaye muri game, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko ari akantu bari baramwandikiye ariko bagira ngo azabasubize. Barakwereka disi umusore yari yicaye muri game afite n'isoni, disi wanaga ko atinya wa mukobwa, yari yananze no kumwereka amaso, ariko akomeza kwikinira game, ariko mu by'ukuri kubera ko we wabonaga ko afite isoni kandi atinyura mwana w'umukobwa, ese kubera iki yatinyaguriye mwana w'umukobwa. Barakwereka disi wa musore yaraje, arangije aramubwira ati nkuzaniye akantu, nkuzaniye ubutumwa, ikigaragara cyo nuko rura rwandiko uriya mwana w'umukobwa n'urwo yari yandikiye uno musore amubwira ati n'ubundi ntukajya uzana ubugoryi ahubwo wegiwe amaso. Arangije aramubwira ati akira ubutumwa nkuzaniye, akira urwandiko mwana w'umukobwa amaye ngo nkuzanire. Arangije arumuhereza disi, aramubwira ati n'ubundi uko byamera kose fata runo rwandiko urujyane urusome witonze, wumve ibyo yakwandikiye ndetse unatekereze kabiri nukomeze kuzana ubugoryi. Arangije aramubwira ati uru rwandiko nurwo gwaye ngumereze, ati nurwamaye ngo nguhe. Araje disi barakwereka umusore yasaguga naguye mu kantu kubera ko nago yabyiyumvishaga ko yabasha kuba yamwandikira cyangwa se yabasha kuba yamusubiza ngo amubwire ko anamukunda. Barakwereka disi umusore yakomeje kuguma aho ngaho akomeza kumutekereza amubwira ati ntago bishoboka n'ukuri ko yabanyandikiye, ubu se yaba bitewe n'iki kandi nanjye naramutinyaga, ati ariko disi wabona yandikiyeho n'ibintu byiza by'urukundo. Arangije aramubwira ati ntacyo nyaruka ugende ubisome witonze uri ku ruhande ubundi uhita ugaruka dutahe, ntago nshaka agiye kubyumva kubera ko ubwo butumwa n'ubwawe. Barakwereka umusore disi yari yihuse bwangu, aranyaruka gake gake yirukanka agira ngo ajye ku ruhande disi asome ka kandiko, arangiza arebe disi by'umwana yamwandikiye, ariko mu by'ukuri yaramukundaga disi ubona ko yabuze n'ahantu amuhera mu buryo bwo kugira ngo babashe kuba bakominikana cyangwa se bahuza. Barakwereka disi witegereze neza,
yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumwitegereza, aramubwira ati n'ubundi uko byamera kose ngenda gukunda. Urwandiko yamwandikiye disi yatangiye kurusoma yitonze, arambwira ati izo soni zawe cyangwa se nuko kuntinya nta kintu byazakumarira, ati ahubwo ugomba gutinyuka, ati ariko mu by'ukuri nudatinyuka nkubwira ikintu nshakira ntabwo bizagenda neza, nanjye nzajya nkomeza nguceho nanakwihorere. Barakwereka disi umwana w'umusore yakomeje guseka, abona amarangamutima umusore mugenzi we afite, abona n'ibyishimo disi ari gusoma urwandiko ababaye cyane, ariko mu by'ukuri arahindukira areba mugenzi we aramubwira ati n'ubundi nutagabanya ubugoryi ntabwo bizagenda neza, ati ariko uzatobore umbwire icyo ushaka kandi umbwire ikiri ku mutima. Barakwereka disi arongera azinga ka kandiko ke yitonze, arangije asubira inyuma gake gake aragenda asatira mugenzi we, ariko mugenzi we disi ntabwo yari azi ngo bamwandikiye iki, ariko yagarutse bwangu ubona ko disi umusore bitamushimishije. Barakwereka disi bwarakeye, witegereze neza disi biraza kurangira gute. Bwarakeye wa mugabo twatangiranye uno mwana w'umusore amukoraho, aramuka ikigaragara cyo no uyu mwana ndetse n'uyu mugabo ashobora kuba ari papa w'uyu mwana. Barakwereka disi hamwe twatangiranye uyu mwana ari kuganira n'uyu mugabo, ntabwo tuzi gusa bari kuganira iki, ariko ikigaragara cyo no uyu ari papa w'uyu mwana w'umukobwa. Barakwereka disi bakomeje kuganira, bakiri kuganira muri ubwo buryo aneze aramubwira ati nizere ko amasomo mwana wanjye uri kuyatsinda neza kandi biri kugenda neza. Aneze aramubwira ati dadi nta kibazo ndi kubikora neza. Barakwereka ba bana b'abasore bavuye ku ishuri n'uburakari bwinshi ndetse n'umujinya, ariko mu by'ukuri bari bababaye, ubona ko disi urwandiko uyu musore yari yamwandikiye ntabwo rwari rwamushimishije. Arangije bari mu nzira bari gutambuka, ahita babona wa mukobwa ari kumwe ndetse na wa mugabo, baravuga ati dore wa mugabo, reba wa mugabo mu by'ukuri niwe uteretse uriya mwana w'umukobwa, kandi ntabwo bari bazi ko disi uyu mugabo ari papa w'uyu mwana w'umukobwa. Barangije disi baravuga ati turamukorera iki? Aha niho twatangiranye n'agafilime bari kuzinga bavuga ati n'ubundi reka tujye kumuhemukira, tujye kumukubita tumwereke tumuhe isomo, n'ubundi mu buzima bwe atazongera kujya akinisha uriya mwana w'umukobwa. Barakwereka abana bipanze akazi ngo baje gukubita papa w'umwana w'umukobwa, kumbe ntabwo bari babizi. Ibi nibyo twatangiranye disi bano bana bari gukora kuri uyu mugabo, bamuhindukiza bamubwira ati uwo mwana w'umukobwa umubaza iki, uramushaka iki? Arangije disi umusore yaraje akora kuri uwo mugabo, aramubwira ati uyu mukobwa muba muvugana ibiki? Ati ko mutanangana, wowe ubona uri mukuru wagiye umureka. Umwana w'umukobwa aravuga ati gute se mushaka guhemukira dadi? Ati gute ko uyu ari papa wanjye, muramubaza iki? Barakwereka disi utwana umugabo yagiye kudufata, turangije dusubira inyuma turirukanka tucyumva ngo uyu ni dadi, ni papa wacu. Utwana twese twirukanka cyane, turahunga cyane kubera ko umwana yaratubwiye ati muri gushaka iki? Ati uyu ni papa wanjye. Umwana disi aravuga ati nyamara bari abasore ni amadage, kubera iki disi banze kumbwira ikibari ku mutima cyangwa se ngo bambwire uko bimeze? Barakwereka disi umwana yaravuze ati n'ubundi uko bizamera kose tubarongeye bamutegereza andi babasore, ariko mu by'ukuri papa w'umwana w'umukobwa yaratangiye kugerekeza umwana w'umukobwa we. Barakwereka disi bakomeje kuganira baravuga ati n'ubundi uko bizagenda kose tuzamutinyuka kandi bizacamo ndabizi. Arangije mugenzi we akomeza kureba ku isaha, aravuga ati n'ubundi uko byamera kose reka tutabona amasaha yegereje, n'ubundi twongere tumutegereze azaradusanga hano. Barakwereka disi bakomeje gutegereza umwana w'umukobwa, bakomeza no kuganira baravuga ati n'ubundi noneho uze gutinyuka, utaze kuzana bwa bugoryi bwawe bwo kumutinya ndetse no kutamubwira ikikuri ku mutima. Arangije witegereze neza disi, mugenzi we yari yamubwiye ati n'ubundi ndakwinginze, ndabizi ko uraza kubikora neza kandi biraza kugenda neza. Arangije arakomeza disi kumurema agatima, aramubwira ngo ntuze kongera kutinya cyangwa se kumutinya kubera ko n'ubundi amasaha yegereje yo kuza ngo ubashe kuhita wahita umubwiza ukuri, umubwire ikikuri ku mutima. Barakwereka disi bakomeje kuganira, akomeza kumurema agatima aravuga ati ndaza guhita mubwira ko mukunda, ntabwo ndi buzana ubugoryi. Ati ariko mu by'ukuri kuva papa yaratubwiye ko ari papa we natwe byaradutunguye. Barakwereka disi yagiye kubona wa musore akomeza kwitegereza, akomeza kureba hirya areba hino yitegereza disi wa mwana, menya amasaha yo gutaha yarageze, arimo yerekera disi ngo aze. Arangije arahindukira aramumwereka, aravuga ati dore wa mwana mwiza w'uburanga, wa mwana mwiza w'umukobwa wasariye. Ndetse disi amasaha yarageze yo gutaha, kumbe wa mwana disi yaravuye ku ishuri ari gutambuka ngo uwo n'ubundi umwana yari mwiza disi, ubona ko nawe disi byamutunguye kandi ubona ko byanamuyobeye. Mbona abana b'abasore bari baramukunze, uriya musore yari yaramukunze ariko yanga kumubwira ikikuri ku mutima. Witegereze neza disi wa musore yariteguye noneho ko baraza guhura, atari buze kumucika, ariko mu by'ukuri witegereze neza ese biraza kugenda gute? Baraza guhura baganire cyangwa se
biraza kugenda gute. Barakwereka witegereze neza, umwana w'umukobwa yakomeje kwitegereza, akomeza kwitegereza wa musore, kumbe ku ruhande papa w'umwana w'umukobwa noneho ye nawe yari yiyiziye kuri uwo munsi, afite n'inkoni, afite n'ikibando, afite n'inkoni yo gukubita inzererezi, azibwira ati toka ku mukobwa wanjye, mwamajyaje mwe nimukajye mwirirwa mubuza umukobwa wanjye kwiga mumutesha umutwe. Kuri iyi nshuro papa w'umukobwa yari yaherekeje umwana w'umukobwa, ari inyuma ye avuga ati ndabakubita, mwanzererezi mwe mumvire ku mukobwa, iyi kintu mumushaka mumubuza kwiga ndaza kukireba. Kumbe barakwereka disi, witegereze neza, babasore bari bakiri kuganira batamenya ibyabaye, kumbe ko ku ruhande inyuma ye papa w'umwana w'umukobwa yamuherekeje. Barakwereka umwana w'umukobwa yabaciyeho, abatambuka aragenda, niyo nababwira ngo mwiriwe bimeze bite. Kumbe barakwereka disi, aba mwana w'umukobwa yari yarekejwe na papa we, arayizo aramubwira ati batangira gusigana, ati nkabura ko bakunyuzeho utamuvugishije, ubu uri gutekereza iki? Barakwereka disi, tugende uhita umuvugisha. Kumbe barakwereka abana nabo baratambutse muri ubwo buryo, bagitambuka bahita baza gake gake, baza gusaba imbabazi papa w'umukobwa, baramubwira ati twarahemutse, ati tubabarire, n'ubundi ntago tuzongera kumumenyera kubera ko twaje gusanga ari amakosa kandi twaribeshye, twarahubutse, twayobeye kutayoberwaho, turakwinginze ntago tuzongera kujya tumuyoberaho kandi ubyumve neza. Barakwereka papa w'umukobwa disi yakomeje kubabwira ati n'ubundi mwari mwarayobye kera, ati ahubwo nimuzanongere gukinisha umwana w'umukobwa. Barakwereka disi yahise ahamagara umukobwa we, aramubwira ati garuka hano, ati hindukira urebe hano, garuka hano nkubwire pahehe na zino nzererezi sinshaka ko muzongera kujya mukominikana, ndakwiyamye kubera ko izi nzererezi zirirwa ku muhanda kugutegera hano ntago mbishaka, garuka hano bwangu. Barakwereka disi umwana w'umukobwa yari yababaye, disi ubona ko nawe byamubabaje, ariko ikigaragara cyo nawe uyu mwana w'umukobwa disi yari yagiye mu rukundo, yari yakunze uno musore, kandi uno musore yari kumubwira uko amukunda, disi byari byaramunaniye. Arayizera amubaza ati se uyu musore yari communication mugirana, ati ni iki abagushakaho? Umwana w'umukobwa aravuga ati nanjye mbabona gutya ku muhanda, na communication na byinshi ngirana nabo, ati nta nubwo mbazi, ati ahubwo mu by'ukuri nanjye buri gihe iyo nci hano ndababona. Barakwereka disi umwana w'umukobwa yihakanye umusore, ku manywa y'ihanga dose babireba, aravuga ati n'ubundi njye ntago ngukunda, ati kandi mu by'ukuri sinzi ikintu bunshakaho. Arayizera aramubwira ati n'ubundi kuva uyu munsi, ati uyu musore nanjye niwe wancukaga, wanyukega ngo njye ngenda muvugishe, ati ariko mu by'ukuri wamujyamo wakomeje kumbera idage kuva na kera, ati ariko ndakubonye nta kibazo, ati reba ukuntu nengushye ukanaba mu nama. Barakwereka disi umwana w'umukobwa yari ari aho ngaho ari kumwe na papa we, ariko mu by'ukuri ari umwana w'umukobwa aravuga ati n'ubundi gihe uyu simukunda, ati kandi na communication mfitanye nawe. Araje papa w'umwana yakubise uruki wa musore, aramubwira ati wadage bo n'ikindi gihe utazanongera no kumenyera umwana wanjye w'umukobwa, binaguhereza isomo ndetse n'uzanongere n'ikindi gihe ujye ugenda umenye ibyawe, kandi ujye uva ku ishuri utahe, ntukaze kwirirwa hano ku muhanda gutegereje umwana wanjye w'umukobwa. Barakwereka disi yamukubise urushyi umwana w'umukobwa areba, yari aho ngaho ari kubibona byose, ariko aravuga ati n'ubundi uko byagenda kose nta kundi ndaza kwihangana, ati nanjye sinzongera kwirukanka ku mukobwa wawe, ati kuva uyu munsi kugeza n'ikindi gihe birarangiye. Barakwereka disi umwana w'umukobwa, umusore yari yatambutse arigendera, atambuka disi n'agahinda kenshi, ndetse umwana w'umukobwa nawe yasigaye aho ngaho ubona ko nababaye. Papa amubwira ati tugende mu rugo, ati dutaye urekane na ziranzererezi. Barakwereka disi wa musore ndetse na mugenzi we yaje yifashe ku itama kubera ko urushyi yari amaze kururya, kandi byose ni ubudage bwe ndetse no kudakontorora neza ndetse no gukunda umwana wo mu gikoma, kandi we disi wabo nta mikoro. Barakwereka disi umwana umusore yaratambutse akomeza kugenda na mugenzi we amwihanganisha, amubwira ati reba nkaburi urushyi rw'ubuferi, atari ko wihangane. Araje barakwereka bwarakeye, wa mwana w'umukobwa garuka disi avuye ku ishuri, azatambuka areba avuga ati mana yanjye, ati ba basore ndabakure ngo mbasaba imbabazi, ati kubera iki dadi yakubise uriya mwana w'umusore, ati nagira ngo musabe imbabazi mubwire ko disi papa yaramuhemukiye kandi bitazongera ukundi. Araje disi ikigaragara cyo no ko umwana w'umukobwa nawe yari yagiye mu rukundo, bigaragara ko nawe disi yari yakunze, ariko mu by'ukuri mu gukunda kwe yari yakunze wa musore, ariko mu by'ukuri anagira ngo namusabemo n'imbabazi, amubwire ati excuse ndakwinginze, ati dadi yarayagukubise nimugoroba, ati ariko nta kundi byari kugenda. Barakwereka umwana yakomeje gutambuka gutyo disi muri ubwo buryo, umwana w'umukobwa yari mwiza cyane, arangije areba ku ruhande ahita abona disi babasore kubera kubwo disi kwanga gukundana n'uriya mukobwa, bahise bajya ku muhanda bahita batangira kujya banywa amata
itabi, banywa ibiyobyabwenge aho kuva ku ishuri ngo batahe bagahita bajya kwinywera ibiyobyabwenge ku muhanda bakwinywera amatabi. Disi numubwira ko kunywa ibiyobyabwenge atari byiza kandi byangiza mu buzima. Baraje Disi kubera Disi urukundo rero ukuntu rukoresha bibi rwatangiye kunywesha abana b'abanyeshuri amatabi kandi ntabwo byari byiza, kandi ibintu bari batangiye gukora ku muhanda batangiye kwiyahuza itabi ndetse n'ibiyobyabwenge kugira ngo Disi bize kwereka kuri mwana w'umukobwa byanabababaje, ariko mu by'ukuri n'abitabi ntabwo barinywaga ari bo, barinywaga Disi bitabafasheho, kandi ubona ko Disi agahinda kabibateraga kubera kuri mwana w'umukobwa yari yamaze kubanga. Yababwiye ukuri, bagiye ku matabi baratumagura bakomeza kunywa amatabi Disi, ariko mu by'ukuri ubona ko bitari bayanywaga batari kuyinywesha. Barakwereka mwana w'umukobwa yakomeje gutambuka muri ubwo buryo, yari mwiza cyane kandi ubona ko Disi yari afite n'uburanga. Akomeza gutambuka ari gushakisha aho abasore bari ngo ajye kubasaba imbabazi nibura, ariko mu by'ukuri abasore yari atarabona aho bari. Barakwereka Disi yakomeje kuza atambuka gake gake yitonze. Uyu mwana w'umukobwa yari mwiza kandi ngira ngo uri kubibona ko nawe yari yamaze kugera mu rukundo, yari yamaze gukunda Disi. Araje akomeza kureba ku ruhande ahita asatira aho abasore bari. Mu by'ukuri Disi abasore bari kunywa itabi avuga ati n'ubundi budage niwe wabyiteye wadage we, atari kuri katwishyiraho akantu wenda stress ziraza kwibagirana turaza kuzibagiza, atari ko twinywera itabi. Barakwereka umwana w'umukobwa yaraje arababona akimara gutunguka ahita yitsa imitima aravuga ati nyakese niba ari abasore bari mu biki. Yahise aza yihuta bwangu yirukanka agira ngo asarebe ngo bimeze bite, ahita aza basatira asanga itabi batumaguye, asanga ibiyobyabwenge bibamereye nabi. Araje Disi ahita bambura amatabi bari kunywa arahabwa ati musigeho mwikomeze kunywa ibiyobyabwenge, ibi bintu nta kintu byabafasha ndetse nta n'ikintu byanabamarira, mureke kunywa itabi, muri abanyeshuri bakiri bato, muri abana bakiri bato bakeneye kurerwa kandi bakeneye kwiga bakamenya. Araje arababwira ati ndakwinginze nyine twebwe twarakuretse, ati tureke twinywera itabi n'ubundi twebwe twihorere. Araje arabwira ati please banza unyumve ndakwinginze, ati narinje kugusaba imbabazi dadi yarayagukubise, ati ariko ndagukunda, ati nanjye kuva nakubona ntabwo nigeze gutaha nongera natango mbashe kubona ryama nsinzire cyangwa se mbashe kubona nagira gute nagira ikintu nkora ngo kigende neza, ati kandi ndabizi ko dadi yarayagukubise yarayaguhemukiye ndabizi, kandi ndakwinginze ko bitari kongera ukundi kandi nanjye nje kugusaba imbabazi, ati kandi wumve ko nanjye ngukunda. Yo barakwereka Disi umusore yatangiye kumva amagambo meza ari guturuka mu kanwa k'umukobwa amubwira ati ndakwinginze tubuse nkora ikibazo kugira ngo mbabarire kandi kugira ngo nyumve umbashe kuba nakora iki ndakwinginze. Barakwereka Disi umwana w'umukobwa yakomeje kuguma aho ngaho akomeza gusaba imbabazi umusore amubwira ati ndakwinginze mbabarira, ati kandi nanjye naragukundaga, ati ahubwo nuko nari narabuze ukuntu mbikubwira, ati ikibazo nuko dadi yakomezaga kumerekeza kandi nkabura ukuntu muvugisha. Araje Disi umwana w'umukobwa yakomeje kumubwira ati n'ubundi nuko we nabonaga utabyitayeho cyangwa se udashaka kunyereka ko nkunda, ariko nanjye naragukundaga. Barakwereka Disi umukobwa amagambo meza yabwiye umusore yaramwubatse kandi aramufasha. Umusore Disi atangira kumwenyura aramubwira ati nukuri, ati n'ikimenyimenyi reka nguhobere mwereke ko ngukunda. Yo barakwereka Disi umwana w'umukobwa yaje bwitonze gake gake asatira umusore aranamuhobera. Disi aramubwira ati ndagukunda, ati nanjye nari naragukunze ahubwo wowe wari waratinze kubimbwira. Yo barakwereka Disi urukundo byarangiye babana b'abasore Disi n'umukobwa bikundaniye, ariko Disi wa musore ku ruhande wabahuje nawe yatangiye kwishima aranezerwa, ariko ntuzakikona gasubire ku butaha ari nako tunagasozera. Ciao ciao ndabakunda cyane.